Kristo Yesu akuzwe bavandimwe beza, ndabaramukije mbifurije amahoro y'Imana kandi mbifurije ibyishimo bisendereye. Uyu munsi rero turi ku itariki 30 twageze ukwezi kurarangiye. Ukwezi kurarangiye, ejo buriya tuzaba ari umunsi wa nyuma pe. Tuzaba ari umunsi wa nyuma duhite twinjira mu kwezi kwa kabiri, kwa kwezi kw'amateka ku bakizito bose. Ubwo rero weekend nziza. Hagati aho ngaho turi kuwa gatandatu, murimo kuganira na Yvonne. Turi mu mpera z'ukwezi rero, ukwezi kwarangiye, ariko turi no mu mpera z'isengesho rikomeye kandi ntekereza yuko ryafashije benshi twaribanyemo. Isengesho rya noveni, uyu munsi wari umunsi wa nyuma, ejo nabikomojeho ndavuga ntibura n'ejo nzabigarukaho, kuko uyu munsi ni umunsi wa nyuma nyine w'iyi noveni, iyi minsi 9 tumaze twiyambaza umutagatifu wacu. Ntabwo rero nshidikanya ko hari abo yasubije, kuko mu minsi yashize ni ukuri hari benshi baduhaye ubuhamya, baratubwira bati nifashishije noveni namusabye iki ngiki nuko ndakibona. Ubwo rero bavandimwe ntimukirare, muzajye rwose mubana natwe muri bene aya masengesho, kuko umutagatifu wacu arumva kandi ari hafi ya Yezu, ku buryo yamutakambiye ati nyamara Nyagasani, hariya navuye hari umuvandimwe uri kwifuza iki ngiki, Yezu arabikora, kubera yuko buriya bubabare bwose umuntu aba yaragize ari muri iyi si butuma hari ukuntu yegerana na Yezu, kuko Yezu nawe yabinyuzemo. Ubwo rero hari ukuntu nyine ubutoni bugenda bukaba ubutoni koko kuri Yezu. Nuko rero uyu munsi turakomereza ku gika twasorejeho ejo n'ubundi ni ngewe twari turi kumwe. Ejo rero twari turi ku gika, turi muri chapitre ikomeye cyane, chapitre ivuga ku ngingo ya politiki, ku buryo Kizito yabonaga politiki cyane cyane politiki y'ishyaka riyoboye u Rwanda muri iki gihe. Ni sije rero igoye kuyiganiraho, kubera yuko twese turabizi, cyane cyane hari iwacu biba bigoye kwiyexprima, cyane cyane kubikuramo isomo koko, kubera yuko usanga bene izi ngingo ari za ngingo abantu baba bafiteho imyumvire itandukanye. Ugasanga umwe aravuga ati rwose nibariya ndabashyigikiye cyane, nibyo. Abandi bakavuga bati reka barabyishe nta kigenda cyabo. Ugasanga rero abantu babigiyeho impaka cyane. Ntabwo rero ariko hano muri uru rugendo twebwe turimo mu muryango remezo, ntabwo ibyo ngibyo bikwiye kudukanga, kubera ko umutagatifu wacu Kizito hari ikintu gikomeye atwigisha cyane. Ni nacyo yari yaragendeyeho akora bya biganiro yanyuzaga muri porogaramu yitwa umusanzu w'umuhanzi, byo gutoza niko navuga abanyarwanda, cyangwa se bakurikiranaga biriya biganiro byose, kuganira, kujya impaka mu buryo bwo kubaka, bitabaye ngombwa yuko uwo mutabyumva kimwe byanze bikunze noneho muhita muhinduka abanzi. Nuko rero bavandimwe, natwe iyo myumvire y'umutagatifu wacu numva ariyo ikwiye tuyigire iyacu. Ni ukuvuga rero ko ngewe ibyo ari byo byose ntacyo nabahisha. Navuga hafi 100% mbyumva kimwe na Kizito. Ni ukuvuga rero ko uko Kizito pe abivuga niko nanjye nabivuga. N'igihe twabiganiragaho aha hantu rwose twarahuzaga cyane, ariko wowe muvandimwe udukurikiye usanze udahuza na Kizito, ugasanga udahuza nanjye, ugasanga udahuza n'undi uwo ari we wese, ibyo ntabwo bikwiye kuba impamvu yo kuvuga ngo ntitukiri abavandimwe, ntitukigendanye muri uru rugendo rugana mu ijuru, tuganisha kwitagatifuza n'iki byose.
ibyo ngibyo ntabwo ari byo bitanga ijuru cyangwa ngo biritwime. Ni ukuvuga ko gukunda ishyaka runaka cyangwa se kutarikunda, kurishyigikira cyangwa kutarishyigikira, ni ukuri mu mategeko 10 y'Imana ibyo ngibyo nta birimo. Ntabwo rero bikwiye kuba impamvu yo kugira ngo twitane ba mwana cyangwa se turebane nabi cyangwa se tubipfe mu buryo ubwo ari bwo bwose. Nuko rero tukomeze mu isengesho, nuko tujye kureba igika cy'uyu munsi. Hagati aho ngaho ninza kwibagirwa nkarangiza ntabasezeye, tuzasubira ku wa 4 kuko ejo muzaba muri kumwe na mama Christina, hanyuma hazaza Serodete, mumaze kubimenyera. Ni twebwe nyine tubana muri iki kiganiro cya Tumenye Tuzirikane Mutagatifu Kizito Mihigo. Hanyuma ubwo ngewe tuzagaruka nyine tuzongera gusubira ku wa 4. Ubwo rero muzankumbura ariko ntimuzakabye. Ibyo byose muzaba muri kumwe n'abamararungu, nabo bamarirungu pe, bamarirungu, ntabwo muzagira irungu rwose. Nuko tujye mu isengesho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, ohereza Roho wawe byose bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu, amina. Muvandimwe wanjye Yezu Kristo wabambwe ku musaraba, uranzi neza, uzi uko nteye, uzi ibitekerezo byanjye, uzi ibyo nkeneye, ibinshimisha n'ibinkomeretsa umutima. Si ngombwa kwirirwa nkubwira ikindi ku mutima, uzi byose. Uyu musaraba unshenguye ibitugu, wowe uzi uburemere bwawo kundusha. Ntabwo nje imbere yawe ngamije kugusaba gukuraho iki kigeragezo kitanyoroheye, ahubwo ndagusaba kucyifashisha gushaka kw'Imana Data gukorwa munsi kimwe no mu ijuru. Ndifuza cyane kunyurwa bidasubirwaho no gushaka kwawe, kugahora kumbera impamvu y'umunezero nyakuri, kuko nzi ko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'umuhamya. Umurimo watangiye muri njye ukomeze kugera mu ndunduro, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Amina. Haleluya, mena. Kristo Yezu akuzwe. Bavandimwe beza, rero tuvuye mu isengesho. Uyu munsi ntabwo turashimira Imana yuko yadutije ubuzima. Haleluya. Nyagasani nahabwe ikuzo kuko n'uyu munsi duhumeka. Nuko rero hari nikina nabuze ko ndi bubabwireho gatoya. Nashakaga gushimira uyu munsi, nashakaga gushimira abavandimwe tumaze hafi ukwezi kugiye kurangira duhurira kuri Zoom saa 9 tugasenga. Ni ibintu byiza cyane, namwe muratumiwe, ariko kugira ngo ubashe kuza muri iryo sengesho, kubera yuko link ntayishyira ku mbuga nkoranyambaga, nyishyira kuri WhatsApp gusa, kuri groupe ya WhatsApp gusa, ugomba kubimbwira. Nimero zanjye murazizi, niba utayizi ukaba wifuza kuza kwifatanya natwe, ni 00 39 33 ntacyo nibeshyira, oya 91 nibagiwemo imibare 3 yose. Nuko ni 00 39 32 091 iyo ni nimero yanjye. Uramutse ushatse kwifatanya natwe mu isengesho rya saa 9 wanyandikira ukambwira ko ubishaka, noneho ubwo nkagushyira wenda muri groupe kugira ngo uzajye ubona link ku buryo bworoshye, kubera yuko abantu bambwira ngo uzajye umpa amakuru ku buryo bwanjye bwite, barangora kuko ndibagirwa utuntu mba ndimo tuba ari twinshi. Ubwo rero kugira ngo uzajye ubona gahunda ku buryo bworoshye, nagushyira kuri groupe. Ntabwo hakiri ikibazo cy'uko wenda abantu bandikaho ibintu bikaba byinshi, umuntu akaba yavuga ati na ya link nayibuze kubera yuko wenda hari uwashyizeho utundi tuntu. Ibyo byavuyeho kubera yuko ubu ngubu groupe nayigize groupe bayita groupe yo gusomerwaho gusa. Donc winjira ugasoma ariko ntushobora kwandika. Iyo ugiye kwandika biranga, keretse abadimini nabo nasizemo bakeya, abamfasha kongeramo abantu, abamfasha gushyiraho amasengesho, ibintu nk'ibyo nasizeho bakeya. Rero donc hanyuraho ibyo ngibyo gusa.
link isengesho ukinjira ugasenga warangiza ukigendera, nta nubwo ukibasha gushyiraho amena. Ntacyo bitwaye. Mu minsi ya mbere byarangoye kuko narabikumbuye nakumbuye amena cyangwa se comment abantu bajyaga bashyiraho ari nziza rwose zigafasha, ariko byari na ngombwa kubera yuko hari n'ukuntu umuntu yibagirwaga cyangwa akarangara agashyiraho n'ibitari ngombwa. Ubwo rero uramutse ufite ikibazo cyo kuvuga uti ntabwo nkunda kujya kuri groupe kubera ko wenda sinjya mbasha kuba nagira icyo nshyiraho, hoya humura, ntabwo bikenewe. Wowe uzajya ubona gahunda zitambuka gusa. Niba ufite ikibazo cyo kuvuga uti telefone yanjye iruzura, nibwira mbere yo kuryama uzajya usiba byose, telefone yawe uyiribere ejo uzakire iby'ejo. Nuko rero twamaze rero kuvuga isengesho, hanyuma nashimiye abavandimwe tumaze iminsi tubana muri iryo sengesho. Njyewe biramfasha cyane. Cyambere cyo bituma ndikora. Hari ukuntu umuntu aba yibereye mu turimo twinshi, saa 9 zagera akarangara agashiduka zarangiye, ariko kubera ko mbanzi yuko ndi kuri rendezvous n'abavandimwe bituma mbyitwararikaho. Ubu ntabwo iryo sengesho rikincika, keretse nyine iyo hari gahunda ndasimburwa, tufite rendezvous cyangwa se iki. Ibyo rero bituma biramfasha cyane. Noneho rero kuba mba ndi kumwe n'abavandimwe, icya kabiri byongereye ubucuti hagati yacu. Buriya hari ukuntu twandika muri groupe tugatera n'urwenya tukanatarama yewe, ariko kuko utabonye umuntu utumvisha ijwi rye utagize simbizi, ntekereza ko iri sengesho ryatwongereye ubuvandimwe, urukundo, mbese imibanire hagati yacu, ubucuti bwariyongereye. Numva nisanzuye ku bavandimwe turibanaho kurusha abandi wenda batajya baza. Mbese hari icyo byongereye, kandi rero uru rugendo turimo niko bikwiye kugenda. Ubuvandimwe bukwiye kurushaho kuba ubuvandimwe, kubera ko muri Kizito umuvandimwe wacu tugomba kuba natwe abavandimwe kuko tukabana, kuko tukaba inshuti koko, ku buryo ugira ikibazo ukavuga uti bavandimwe koko mu nsengere, tukaba tumva yuko ari umuvandimwe wacu dusabye isengesho. Wakwishima uti bavandimwe mumfashe gushimira Imana, rwose tukabikora. Ndetse waba ufite n'ikibazo dushobora kugufasha kugikemura kurupapa, twabona byashoboka rwose tukabikora. Twaba duturanye nkavuga uriya ni wa muvandimwe tubana mu isengesho, reka musure. Mbese ibintu nk'ibyo ngibyo. Nyagasani rero dushoboze ubwo bumwe rwose, ubwo bumwe bukomeze butuzemo. Ndizera yuko utu tuntu mbabwiye turi butumwe nawe wifuza kuzajya uza kwifatanya natwe. Gusa nyine numva n'ababa bari mu kazi biba bigoye iyo uri mu kazi, ariko abo bishobokera rwose mujye muza tubane muri iri sengesho rya saa 9 buri munsi guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ubwo rero reka turebe igika cy'uyu munsi, hanyuma tugire link, hanyuma tugire inyigisho tugikuramo. Igika cy'uyu munsi kiragira giti: ndi umunyarwanda, gahunda mbi ya politiki yo kurwanya ubwiyunge bw'igihugu ishyira abahutu bose mu gatebo kamwe, kandi FPR ikamamaza ku mugaragaro urwango mu ruhererekane rw'amasekuru. Edouard Bamporiki. Iyi nshuti y'umusizi mu w'ibihumbi 2011 yambwiye ko nawe yifuza guhura na Kagame. Ni umuntu udasanzwe mu by'ibitaramo. Iyo asubiramo imivugo ye mu bitaramo byanjye, ubutumwa wumva busobanutse. Uyu ni umusore w'umuhutu wabonye ubwicanyi bw'impunzi z'abatutsi ku kigo nderabuzima cya Kibogora mu gihe cya jenoside. Yatanze ubuhamya kuri aya mahano yabonye n'amaso ye, kandi yavuze ko nubwo atari umututsi, ibyo byago bikabije byamugizeho ingaruka zikomeye. Yahamagariraga abahutu, harimo n'abo mu muryango we bakoze jenoside, kwihana no kuvugisha ukuri ku byabaye. Nasanze ubutumwa bwe ari ngombwa, kandi ndabishimangira mu buhamya bwanjye. Mvuga ko ku ruhande rw'abarokotse
hari abababariye kandi twiteguye kongera kubana n'abavandimwe bacu b'abahutu, ariko mu by'ukuri, ariko mu kuri ikibabaje ubutumwa bwa Bamporiki bwagiye buhinduka buhoro buhoro. Bavandimwe rero, Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi igikana ahangaha kigarukiye. Nk'uko natangiye mbivuga, ni shapitire igoye cyane kuyiganiraho kuko nyine iravuga politiki, ariko byanze bikunze nayo irimo amasomo menshi, irimo amasomo dushobora gukuramo. Cyane cyane ndabashishikariza kugira ngo turebe ukuntu umutagatifu wacu yabyitwayemo. Abatagatifu hari ikintu burya gikomeye kijya kibaranga, none rero natwe niba ariyo nzira akaba ari rwo rugendo, tugomba nyine kumenya icyo kintu ni ikihe kugira ngo natwe tubashe kubigana koko muri iyo nzira yo kwitagatifuza. Icyo kintu ni ukutagira ikintu na kimwe wirengagiza, ikintu gikunze kuranga abatagatifu. Ni ukuvuga ngo nta kintu bajya batinya ngo uvuge ngo yango kubera ko ari politiki ngo ntabwo nayivugaho, ukabyara we abantu batavuga yuko ntakiri umuntu w'Imana. Biterwa n'uko uyivuze, biterwa n'uko uyigiyemo, biterwa nuko ubyitwayemo. Kizito rero ntabwo yigeze yirengagiza cyangwa ngo arenze amaso na politiki y'iwacu, ahubwo yayitayeho cyane, agerageza gusobanukirwa ibyo ari byo. Mu minsi yashize twabonye ukuntu rwose bamureshyaga cyane, mbese nyine ahantu hose bakaba bamutumiye, fondasiyo ye bakayishyigikira cyane, amafaranga reka sinakubwira, bakarundamo ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ibyo ntibyamubujije kugera aho agomba kunenga ngo anenge. Nuko rero aranabyandika, asiga byanditse kugira ngo natwe atumurikire, noneho buri wese azakora isesengura rye. Ntabwo ibyo bisobanuye ko niba wakundaga ubu butegetsi, kubera ko iyi shapitire biragaragara yuko inenga ishyaka riyoboye muri iki gihe. Ntabwo rero bisobanura ko niba wabikundaga, niba nta mpamvu ufite yumvikana ituma uvuga uti nanjye sinkirikunze, ntabwo ibyo bisobanura ko utagomba gukomeza ngo urikunde. Niwe rero yakoze urugendo rwo gusobanukirwa. Nibyo ubushize twabiganiriyeho tuvuga tuti tujye tugerageza gushaka ukuri ku byo tubona, dushakishe amakuru, noneho uko kuri aba ari tugenderaho. Twirinde ibintu wenda by'amabwire cyangwa se bya cyene wabo, kubera ko ari data wacu ubirimo cyangwa se iki. Ibyo ngibyo tubyihara, ahubwo tubibaze tuti ukuri ni ukuhe mu by'ukuri. Kizito rero iyo ashaka kureba icyene wabo byari kwemera cyane kandi bikoroha, kubera yuko ibyo ari byo byose nk'uko ejo nabibabwiraga, yabanje kubakunda kuko yavugaga ati ni abantu bahagaritse jenoside, ni abantu bavuga ngo ngira ngo hari babatabazi. Nanjye kuvuga ngo b'intwari, ariko umutabazi ngira ngo hararenze n'intwari, cyangwa se ni muri iyo sanse nyine yarabakundaga cyane. Ariko buhoro buhoro agenda ashaka gusobanukirwa kurushaho. Uko gushaka gusobanukirwa rero natwe niko tugomba kumwiganamo. Noneho kandi uyu munsi isomo ngira ngo tujyane n'irijyanye no gushima cyangwa kunenga igihe ari ngombwa. Umukristo nyawe, umuntu koko utuwemo na Roho Mutagatifu, nk'uko ejo twabigarutseho tukanabijyana nk'isomo tuvuga tuti ukuri kuduturemo, kuze kwiyicarire muri twebwe, kuba icyicaro cyawo rwose binyuze muri Roho Mutagatifu. Kuko twabonye yuko ukuri nyako, ukuri kwa kundi rwose umuntu ashobora gushyirira ikiganza ku muriro, ni Imana. Kubera ko niko Yezu yatubwiye ati ni njyewe kuri, ni njyewe nzira, ni njyewe bugingo. Ubwo rero niba Yezu ari we kuri, kandi tukaba tuzi yuko twebwe ngo Roho Mutagatifu adutuyemo, muri bwa butatu butagatifu ukuri kudutuyemo.
iyo birumvikana iyo twaguhaye umwanya, iyo twaguhaye kuduturamo koko. Niba rero twikundira amaraha, tukaba twikundira ibyo Sekibi dushukisha byose, tukigendera mu by'isi, ntitukenere kumenya ukuri ni ukuhe, ntitukenere gusenga ngo dusukure roho yacu kugira ngo Roho Mutagatifu abashe kuyituramo, kuko urumva nta n'umwe wifuza kuba ahantu handuye. Na Roho Mutagatifu rero ntabwo tugomba kumuhatira kuduturamo kandi twanduye. Niyo mpamvu muri iyi minsi muzarebe muri noveni zose nsigaye nshyiraho ngo umukoro kujya mu ntebe ya penetesiya. Buriya nanjye ni umukoro mu by'ukuri mbaha, ariko nanjye nawihaye kuko numva bikwiye ko nibura rimwe mu kwezi umukristo akwiye kujya mu ntebe ya penetesiya kugira ngo asukure roho ye, kugira ngo aruhure ibiremereye byose roho ye, nuko Yezu yongere ayeze binyuze mu mbabazi ze, binyuze mu mpuhwe ze zitugeraho zinyuze mu musaserdoti iyo twagiye mu ntebe ya penetesiya. Nuko rero twigarukire ku cyo uyu munsi nifuza yuko tuganiraho, ni iki ngiki nyine kijyanye no kuvuga ngo gushima cyangwa kunenga. Umukristo nyawe iyo ni indangagaciro agomba kugira, nk'uko uyu mutagatifu wacu Kizito w'Ikibeho yagiye abigenza. Ahangaha turabona ukuntu n'ukuri atangira avuga neza rwose Bamporiki. Ntabwo ndi kuvuga yuko atangira amuvuga neza nyuma akaza kumuvuga nabi, kuko aramuvuga uko ari. Burya umuntu avuga nabi umuntu iyo amubeshyeye cyangwa se akamutuka. Ntabwo rero yamututse, nta nubwo yamubeshyeye, yamuvuze uko ari. Ariko ikigaragara nubwo yatangiye amushima birangira arimo amunenga. Yatangiye avuga ati rwose ati ni umusore, avuga muri makeya amateka ye, noneho avuga ukuntu rero akunze kwitwara mu bintu by'ibitaramo, cyane cyane mu bitaramo Kizito aba yamutumiyemo. Noneho rero Kizito aravuga ati rero ati ibi ngibi ngewe ndabishima kandi nkanabishimangira. Ahantu avuga rwose ko avuga ibyo yabonye, agatanga ubuhamya mu byo yabonye muri jenoside, ndetse akavuga ati abahutu babigizemo uruhare bakwiye koko kubisabira imbabazi, bakihana rwose kandi bakavugisha ukuri ku byabaye. Noneho rero Kizito akavuga ati ibi ngibi rwose ngewe ndabishima nkanabishimangira, ni ukuri Bamporiki akora neza. Ariko mu kurangiza ararangiza avuga ati birababaje, ubutumwa bwa Bamporiki bwagiye buhinduka buhoro buhoro. Ejo mama Christine n'ejo bundi azatuganiriza ku buryo ubwa butumwa bwa Bamporiki bwagiye buhinduka. Mwabonye yuko twatangiye Kizito avuga kuri gahunda ya Ndi Umunyarwanda, nayo yayinenze cyane. Yavuze ko ngo ari gahunda mbi mu by'ukuri, ngo igamije kurwanya ubwiyunge bw'igihugu. Buriya azabisobanura mu bika biri imbere. Noneho rero ubu ngubu arimo kutuganiriza ku nshuti ye Bamporiki. Atangiye amushima arangiza amunenga. Nkavuga rero niba turi mu rugendo nyine koko rwo kwigira ku mutagatifu wacu, tukareba ngo yitwaye ate mu bintu runaka, uyu munsi twamwigiraho iki? Icyo mbona hano dushobora kumwigiraho ni ukugushima igihe ari ngombwa, tukagushima nyine ni ukuvuga kwa apresiya, kumenya ko umuntu hari ikintu cy'ingenzi burya ashoboye, hari ikintu gikomeye azi gukora, hari ikintu cyiza. Mbese niba hari ikintu ushobora gushima mu muntu, ntukarebe ngo mbese ninde ugikoze. Noneho numara kumenya uwo ari, uvuga ati aha ni wa wundi wo mu majyepfo, wenda wowe uturuka mu majyaruguru, bariya bo mu majyepfo nta kizima bakora. Nka kumwe bakerensaga Yezu ngo nuwo ngo si uwo kumubaje hariya, ngo si uwo kwa Yozefu na Mariya, buriya se bakamukerensa. Ariko nyamara niwe waje gucungura isi yose, niwe wari umwana w'Imana, ari n'Imana, ariko abantu bakamukerensa. Rero iki kintu cyo gushima, wenda duhereye ku cyene wabo se, ku gaciro umuntu afite se, waba uzi yuko umuntu wenda afite akazi runaka, hari ukuntu yiyubashye, uwo nguwo rwose icyo yavuga cyose ukumva ari cyo, kandi wenda avuze ubusa cyangwa se avuze ibintu bitavugwa. Njya mbona rimwe na rimwe njya mbikurikira, kuko nanjye politiki nisije inshishikaza cyane.
nka perezida wacu kuko hari igihe avuga amagambo, ndavuga perezida Kagame, akavuga amagambo ukumva rwose ni amagambo atari meza pe, ukumva ni ibintu bidakwiye gushimwa, ariko wajya kubona ukabona abantu bakomye amashyi. Nyamara umuntu wenda nka Kizito yavuga ati tubabarirane, dushyire ubumuntu imbere, abantu bose bafite agaciro kangana, yavuga ibintu nk'ibi ngibi byiza kandi bikomeye, reka ahantu ntihagire n'umwe umuha amashyi, ahubwo nabambwe nabambwe nabambwe. Nuko rero bavandimwe, twebwe nk'abakirisitu iyo myitwarire rwose tuyivanemo. Umuntu uko yaba asa kose, uko yaba areshya kose, aho yaba aturuka hose, ntabwo najya kureba ngo ni mu majyepfo, ni mu majyaruguru, ni mu hagati, ni mu Butaliyani, ni mu Rwanda, ntacyo bimbwiye. Tega amatwi wumva icyo akubwira. Niwumva ari kizima ugishime, reba ibikorwa, nubona ari byiza ubishime, kandi nubona ari bibi nabyo bigaye. Niyo yaba ari Trump cyangwa se yaba ari nde, uwo ari we wese nakora ibikorwa bitari byo ubigaye rwose. Wenda kubigaya ntabwo bisobanurira kumupfobya cyangwa se kumusebya, ariko ukaba ushobora kuvuga mu buryo rwose buri libuti, ngewe biriya ntabwo tubyumva kimwe, ntabwo mbyemeye, ntabwo mbishimye. Ibyo ngibyo rero nicyo kintu ngira ngo uyu munsi dutahane nk'isomo, ikintu cyo gushima, tugashima, byaba ngombwa tukanabyereka uwo dushimye. Nka bamwe mu bavandimwe mujya munshimisha cyane iyo rwose mushishikajwe no kunyandikira, mbese mukagira uburyo mumbwira muti ni ukuri ibintu mukora biradufasha cyane kandi ntumucike intege. Icyo gihe uba ushimye, kandi ngewe biramfasha cyane, biranshimisha cyane. Nk'uko hari n'igihe umuntu ambwira ati ariko hariya mwabyishe, nabyo bijya bibaho. Aho ngaho wenda umuntu yavuga ngo arishima, ariko kuko ariko umuntu ateye. Ariko numva ko ibyo ari byo byose nabyo bifite akamaro, kuko bituma mbitekerezaho nkavuga nti buriya nabyishe koko, bigatuma ngira ukuntu nigarura. Kizito rero kunenga Bamporiki ntabwo yabikoze hano mu gitabo gusa, hanze ya Bamporiki, cyangwa se ngo abikore hagati y'inshuti zavuga ati ariko uriya muntu nta kigenda cye gutya na gutya. Hoya yaranabimubwiye, nabyo tuzabibona ko hari igihe yageze rwose aramufata amushyira ku ruhande, aramubwira ati ariko rero nshuti yanjye, ibi bintu uvuga ntabwo ari byo, ntabwo bikwiye. Kizito rwose yarabimubwiye, n'igihe twaganiraga twabiganiriyeho nabwo. Ni ikintu nabahaho confirmation ko yaganiriye na Bamporiki, akagerageza kumusobanurira yuko imyitwarire ye atari myiza. Ni na kimwe mu byatumye noneho pe na ya nyirarubeshwa wenda Bamporiki yari akimufitiye yahise neza ivaho. Nuko naringiye kuvuga ngo baba banzi. Mu by'ukuri Kizito we ntabwo yigeze amwanga, ariko Bamporiki we yagaragaje uburyo bwinshi cyane katishimiye iyo myitwarire ya Kizito nyine yo kumubuza kwivugira ibyo ashaka, byo gushimisha abari bamutumye. Nuko rero bavandimwe beza, reka mbasezereho, tuzasubira ku wa 4 w'igitaha. Ndizera yuko isomo ritambutse, gushima uwo ari we wese, igihe tubonye impamvu yo kumushima, kumwapresiya nibyo nshaka kuvuga, ndetse no kunenga igihe bibaye ngombwa. Murakoze rero, Nyagasani aduhana umugisha, umutagatifu wacu akomeza dusabira ubutitsa, kubashishwa gutera koko intambwe muze kumukurikira nk'inyenyeri ituyoboye kuri Yezu. Kandi umubyeyi wacu Bikira Mariya nk'uko bisanzwe ndamusaba ngo dushyigikire, atubundikire muri cya gishura cye, nuko aturinde imyambi ya Sekibi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina.